Welcome back guys mu gikoni cya udahogora. Umva uno munsi ni show time. Niba ujya uta amafaranga ngo urimo uragura za pizza ngo za hehe na hehe bakaguca amafaranga 10,000 na bingahe ukagenda ugasanga wirira gutakaza amafaranga yawe ugura pizza. Uyu munsi witekerezeho. Ariko nanone umara kwitekerezaho uhita uvuga ati mbonye igisubizo kwa ko uyu munsi ngiye kwereka ukuntu bakora pizza ntago ari ibintu bigoye ni ibintu byoroshye sana. Rero haba amoko menshi cyane ya pizza bitewe nyine na ya toppings bagenda bashyiraho, ariko ibyibanze mu gukora pizza ni wa mugati wayo uburi munsi. Ubu rero ngiye kubereka ukuntu tugiye kubigenza. Uyu munsi ngiye gukora pizza iriho inyama z'inkoko, niyo tugiye guteka. Mu gutangira rero ndafata umusemburo wa pakmaya. Ukuntu mbigenza rero, ubu ukeneye gukoresha amazi ashyushye nakonje ukayavanga, ufata nyine donc n'amazi y'akazuyazi. Iyo bishyushye cyane byica umusemburo, iyo bikonje cyane ntago umusemburo ubyimba. Nukuvuga ngo nyine biba bisaba ngo ukoreshe amazi y'akazuyazi. Rero aya ni amazi ashyushye ngiye gushyiramo. Iki ngiki ni igikombe nyine cyo gupimisha. Iyo bavuze ngo igikombe kimwe kiba ari iki ngiki, mu by'ukuri ni measuring cup, nyine ni igikombe cyo mu gikoni. Hanyuma tugiye gushyiramo n'amazi akonje. Noneho warangiza ukumva. Iyo wumvise bishyushye cyane urongera ukadiriwa. Iyo wumvise bikonje cyane nanone wongeramo amazi ashyushye. Aha ngaha rero ndumva ari akazuyazi kazima. Hanyuma kubera ko ari amazi nyine y'igipimo, impamvu dupimye amazi ni ukugira ngo tuze kumenya amazi twakoresheje, bitume tumenya ifu turi bukoreshe, farini turi bukoreshe ukuri bubingana. Ndashyira muri iki gikombe kubera ko ni igikombe gipfundikirwa, niyo mpamvu ari cyo nkoresheje. Hanyuma pime n'akayiko kamwe k'umusemburo, ariko ntago ngira akayiko kuzuye cyane. Ni nk'uko nguko. Hanyuma nshyiremo hano, ndangiza ngerageze gusa nk'uvangaho gake. Tugiye kurindira iminota 10. Iyo umusemburo utakoze urabibona, ariko iyo byakunze ubona usa nkaho uri gutogota. Rero tugiye gupfundikira turindire iminota 10. Nuko nguko ushaka gutestinga niba umusemburo wawe uri bubyimbe cyangwa niba biri bupfu busa. Hari ukuntu ukoresha umusemburo bikanga kubyimba. Nuko nguko rero ubigenza, urabanza ukawukora ukwawo n'amazi kugira ngo nugira ikibazo ubimenye, utaza guteka ibintu byawe bigapfa uzi ngo ufite umusemburo kandi wapfuye. Nkuko nabibabwiye rero kwa kundi na testinze umusemburo, nakoze imisemburo 2 yose ipfa. Niyo mpamvu cya gikombe twakoreyemo kare mubona atari cyo mfite, byagize nshyira muri iki ngiki. Muri kubona ko nabiberetse ukuntu nyine hajeho utuntu tw'utu bubbles, utuntu tuba ubona nyine bisa nkaho biri kubira. Nibwo umenya ko umusemburo wakoze, ukamenya kuwukoresha, ukabona kuwukoresha kubera ko hari igihe nyine ukoresha umusemburo utarayizinze, utazamutse, wakora ibintu byawe ukabona ntago biri kubyimba, ukagiye berwa impamvu. Niyo ngiyo hari igihe umusemburo udakunda. Indi trike nakoresheje nuko nakoresheje isukari. Fata nk'ikiko kimwe cy'isukari ugashyira muri ya mazi ubu ugiye kuvanga n'umusemburo. Ikintu bigufasha nuko bituma isukari ni nk'ibiryo by'umusemburo, uhita uba active nyine vuba vuba kurenza iyo nta kindi kintu uri gukoresha. Tugiye rero guhita dushyiramo umunyu mukeya nk'agace k'akayiko. Hanyuma ndashyiramo na black pepper nkeya kubera ko uriya mutsima nyine wa pizza iyo nawo ufite uburyohe bwawo birushaho kuba byiza. Shyiramo n'aka black pepper, hanyuma mvangeho gakeya nyine mbere yo gushyiramo ifarini. Nze gushyiramo rero umunyu na black pepper. Hanyuma iyi pepe igiye gutuma nitsemura.
hanyuma iki ni cya gikombe napimishije amazi, napimye igikombe cyuzuye amazi ngira ngo mwabibonye. Hanyuma tugiye gupima ibikombe bibiri by'ifu y'ifarini nyine. Ntago ari igikombe gitsindagiye, ni igikombe kiringaniye nyine na hano ku munwa kwaho kigera, nta gutsindagira, ni iki gikombe gutya cyuzuye gutya. Hanyuma tugahita dukoresha agafarini nari mfite kari gashize, shyiremo iyindi. Iki ni igikombe cya kabiri. Rero nibwo dufite ingredients zacu ziruzuye mu kugira ngo dukore wa mutsima wa pizza. Ikintu uhita ukurikizaho rero, uponda uno mutsima byibura iminota 10, ugenda uwuponda nyine gake gake iminota nk'10. Nongeye mifunje gusanga ibipimo naye nishyize mu mutwe nibeshyeho. Ni ibikombe 3 by'aya mazi twapimye, nibyo wakoresha nyine by'ifu. I don't know what came to my mind. Igikombe kimwe cy'amazi contre ibikombe 3 by'ifarini. Nabonaga iyoroshye cyane, nkabona ntago yaba ari pate ya pizza. I hate this job. Midway through, ugezemo hagati wongeramo amavuta makeya kugira ngo byorohe, kugira ngo pate yorohe. Kimwe nuko ushobora gukoresha butter cyangwa se bleu blanc, uramutse uyifite nayo wayikoresha nta kibazo. Hako n'amavuta asanzwe ntacyo biba bitwaye. Ngira ngo murabona ko ya pate yanoze, rero bisaba kuyiponda kabisa umwanya uhagije, iminota 10. Hanyuma gata dushyiraho utuvuta duke dushyiraho hejuru kugira ngo itumagara igihe turi bwongere kwikenera. Hanyuma tugiye kuba dupfundikiye, tubyihorere, turindire iyi pate nyine ize kubyimba. Hanyuma ariko hagati y'ibyo ngibyo turadutegura ibindi turi bukenere nyine kuza gushyiraho kuri topping ya pizza yacu. Mu bintu tugiye gukoresha inkoko nkuko nari nabibabwiye. Ndakoresha chicken breast. Ngiye gufata nyine inkoko, ushatse wagura nyine chicken breast yonyine ukwayo. Hanyuma niyo nyama y'inkoko nyine bifiteho inyama y'umuhore nini kurenza izindi parti zose, iyi parti y'agatuza. Rero kuko nari nsanzwe mfite nyine inyama hano nizo
niyo ngiye gukataho. Hako ushaka kwitekera agapiza gusa wenda nta nyama ufite mu rugo, ushaka kugura chicken breast ukwayo. Niyo wagura agapiyese kamwe biba ari ibyo ngibyo. None akaba ari inyama ifiteho inyama nini cyane y'umuhore. Rero ngiye gukata. Izi nizo nyama tugiye gukoresha kuri topping ya pizza. Ikintu dukora turakatamo utunyama duto cyane. Duto cyane ariko kubera ko ukaseho ibinyama binini byaba biri bizarre nyine kuri pizza. Za nyama rero ngiye kuzishyiraho hano kugira ngo nzishyiremo ibirungo. Ndashyiramo soy sauce, ntabwo ugira nyinshi cyane. Nyuma nshyiremo na black pepper mu bintu byose ahari. Menya nyishyira mu bintu hafi ya byose. Hanyuma ndashyiramo n'umunyu. N'amavuta makeya. Hanyuma mpite mbivanga. Ngiye gukata poivron n'ibitunguru. Nagerageza gukata udupoivro turinganiye nyine kubera ko turi bube turi kuri top ya pizza. Kase binini cyane nanone byaba bibi. Ako nta na aesthetique yindi. Ndabishyiramo hamwe n'izi nyama kubera ko ndi bubitekere rimwe. Ntago ndi butegereze. Ndababwira impamvu bigomba kugiramo rimwe. Mukanya igihe cyo kubiteka nikigera. Ngiye gukata n'igitunguru nacyo ndagishyira hamwe nyine na poivron ndetse na za nyama namaze kumarinating. Oh my God, I'm crying. Ubungubu ikintu dukurikijeho tugiye guteka za nyama. Ndi kwirinda gukoresha amavuta menshi kubera ko n'inyama nazimarinatinze mu mavuta.
mu gihe biri gushya rero ikintu ngiye gukora, ngiye gutunganya inyanya na tungurusumu na tangawizi, nibyo turi bukoreshe isosi. Kubera ko urabizi ko kuri pizza nyine umuntu abanzaho isosi, ushobora kuyikoresha inyanya ugashyiramo na sauce tomate. Ngiye kubereka nyine uko umuntu abigenza. Ubu ngiye gukurikizaho rero gutunganya inyanya kugira ngo zino nyama nizivaho te nkaranga inyanya ziri kumwe n'agatungurusumu n'agatangawizi n'ibindi birungo. Urabibona rero ko za nyama na bya bitunguru na poivron birimo biragenda bishya. Ntabwo inyama z'inkoko zitwara umwanya munini gushya rwose, biba ari nk'ako kanya. Hanyuma rero ikindi kubera ko n'ubundi biri bunahire no hejuru y'iriya pate ya pizza, ntabwo ari ngombwa ngo urindire bike cyane kubera ko icyo gihe byaza gutuma pizza iza gushya ubona itari gusa neza. Ubwo rero ngiye kubirekera akanya gato cyane, hanyuma duhite tubikuraho. Tungurusumu rero na tangawizi, murabona ko n'udutungurusumu dukeya na tangawizi nkoresheho igice gusa. Ngiye kubisekura, hanyuma nibyo tugiye gutekana n'izi nyanya. Za nkoko urabona ko zahiye ziri ready, aho bigeze aha ngaha tugiye kuzikuraho. Noneho tuzishyire mu kantu ku ruhande. Kuri ya panu twari dutetseho niho mpita nshyiraho ya tungurusumu na tangawizi. Ibyo ngiye guheraho nkora isosi. Inyanya nazo ngiye kuziteka buke buke zigende zishya. Nzishyireho umunyu uri buzifashe gushya neza. Nongeramo n'amavuta makeya kugira ngo bidashirira imburagihe. Ngiye gushyiramo seleri. Mpamvu ndi kubishyiramo ubona ntabikase cyane nuko ibi bintu n'ubundi ndi bubiblendinge kugira ngo isosi ize kuba imeze neza. Ndashyiramo utuzi duke kugira ngo negure twa tuntu nyine twagiye dufataho munsi tw'inyama n'inyanya n'iki byose. Nta kintu na kimwe dupfusha ubusa, nta kindi uba usigaje uretse nyine kubishyira nko muri blender ukabisya kugira ngo bibe isosi nyine yegeranye. Hako reka tubanze dushyiremo sauce tomate. Gusa ushobora no gukoresha inyanya gusa ntacyo biba bitwaye. Ngiyemo na sauce tomate kugira ngo bize kuba bisa neza cyane kurushaho. Ya sosi ngira ngo murabibona yuko irafashe imeze neza. Ubu ngubu tugiye kuyisya, hanyuma ibintu dukeneye kuri topping ya pizza yacu bibe birarangiye. Ngiye kuyishyiramo hano.
pate rero ngira ngo muri kuyibona ko yabyimbye, gusa ntago yarayizinze cyane kubera ko natwe ntago umwanya tumaze dutetse tutunyama tw'inkoko ari umwanya munini ku buryo yaba ibyimbye cyane. Gusa uramutse ufite umwanya ushobora no gukora ipate hanyuma ukayiraza ukitinda, nikirushaho kuba nziza, nikirushaho kuryoha. Ariko n'ubu ngubu ntacyo bitwaye, ntago bibuza yuko pizza uba ufite ibiryoshye. Hanyuma rero ubu ngubu iyi ni isahani ya pizza, ariko uramutse utayifite hack ushobora gukoresha umufuniko munini w'isafuriya urambuye nka gutya, ukaba ari ukoresha, cyangwa ushobora no gushyira kuri ya sahane isanzwe yo muri oven. Bene iyi ngiyi, iyi pate twakoze ni nini ugereranyije n'iyi sahani uko ingana, ni pate nini mu by'ukuri. Ubu ngubu tugiye kugabanyamo kabiri, imwe tuyibike tuzayikoresha ikindi gihe. Ushobora kuyibika nko muri firigo ukazayikoresha ikindi gihe. Kubera ko ntafite rolling pin cyangwa se ka kantu bakoresha basukuma, ndi bukoreshe aka gafuniko kizaho amavuta kubera ko nabonaga biri gustikinga, ariko ndabyishe burundu. Cyo ukora ugenda uyirambura gutya. Hari abantu baba bazi kubikora neza, baba professionnel, ariko njye ntago ndi umuprofessionnel, ndi umutetsi wo mu rugo. Icyo mva nuko irambuka igakwirwaho kuri no sahane. Impamvu ugomba gusa nk'uzamura hano ku ruhande hakazaho ahasa nk'azamutse, ni ukugira ngo isosi ibone ahantu isitinga nyine, ize kuba itari kugenda irengaho gutya kuri uyu mutsima nyine tuba twakoze. Ikintu tugiye gukora ni ugushyiraho isosi. Ubona ko ari isosi nyinshi. Iyo ushyizeho isosi nkeya bituma pizza iba dry, ikaza gushya ubona yumagaye ukuntu itoroshye nyine, itameze neza. Rero iyo ushyizeho isosi ihagije biba ari byiza cyane. Tumaze gushyiraho isosi, ikindi dukurikizaho ni ugushyiraho fromage. Utu fromage dutoya twa cheddar. Hari fromage ino isanzwe umuntu arya no mu mugati n'iki, niyo mbanjeho, ariko ntabwo ari itegeko ko wayibanzaho. Hanyuma iyi ngiyi ni mozzarella, ni fromage yitwa mozzarella. Niyo ituma kwa kundi fromage ubona isa nkaho ikweduka, isa nkaho isa umweru ukuntu. Ni mozzarella umuntu ashyiraho, ariko mbere yo gushyiraho mozzarella niyo dushyiraho hejuru. Turabanzaho za nyama z'inkoko twari twakaranze ziri kumwe n'ibitunguru na poivron. Kagerageza kubikwiza hose ku buryo nyine biba biriho mu buryo bungana.
Tuba dushyiraho rero na mozzarella. Ni fromage iba yoroshye cyane, ariko nyine ubundi niyo ingredient ituma pizza nyine iba iryoshye. Ushobora no gukoresha fromage iyo ari yose waba ufite, ariko mozzarella nyine niyo izwiho kuryoshya pizza cyane. Hano ko maze gukwizaho rero ya mozzarella ibyari bikenewe byose kugira ngo pizza yacu ibe iri ready kujya mu ifuru byagiyeho. Ngubu rero tugiye kwishyira mu ifuru, hanyuma tuyicanire byibura iminota 45 ku muriro mukeya uringaniye. Ntago ushyiramo umuriro mwinshi kugira ngo idahita burning nyine kandi idahiye neza. We are ready kujya muri oven. Ngubu tugiye kwegekaho, hanyuma tubari iminota 30. Timer iraza gusona itubwire yuko byakunze byahiye. Ya pizza yacu yamaze gutungana. Ngubu tugiye kuyikuramo hano muri oven. Urabona ko imeze neza cyane. Bavandi, ntago muri kugira agahinda k'amafaranga yanyu mujya muta muri za restaurant zihenze n'ama fast food ngo murimo muragura pizza z'ibihumbi 10 na bingahe. Ni pizza y'inkoko twatekeye mu rugo, kandi murabona ko ari nziza cyane iryoshye. Ubu ngubu tugiye kuyislicinga. Ntago mfite, hari icyuma cyabugenewe gikata pizza, ariko ko ntacyo mfite ndakoresha icyuma gisanzwe cyo mu rugo. Numva nyine ntago turi aba professionnel ngo turajya kugura n'ibyuma bikata za pizza, ariko nguko bimeze. Baby, your cheese ariko. Baby, your cheese, please. Oh my God. Look at it. Mumbare murebe iyi pizza. Huh? Do you see it? How cheesy is. Ndaheza ko mbiye cyane. Nanga murabibona rero ni pizza nziza iryoshye cyane, iri moist, ntabwo ikomeye. Ibanga nyine no kugerageza gukoresha mozzarella, kubera ko zira fromage zindi ntabwo ziba zoroshye nka mozzarella, ariko urabona mozzarella nyine iba yoroshye imeze neza cyane. Nuko nguko rero ushaka gutegura pizza wibereye mu rugo, nta rindi banga, nta kindi kintu bisaba gusa nyine kuba ufite umwanya wo kwitegura. Ushaka kuba ufite nk'abashyitsi udafite umwanya wo kubatekera, wenda ari abantu bari cool, bidasaba nyine ngo uteke ibintu byinshi ukavuga utoke reka mbategurira agapizza, ukakora pate ukayitereka ahantu abashyitsi baba begereje, ugatwara utundi tuntu nyine twa topping ugatushyira mu ifuru, undi ukakira abashyitsi bawe. Nuko nguko rero bategura pizza. Nagira ngo niba ufite igitekerezo wadusangiza, recipe wifuza kubona turi gukora muri iki gikoni cyawe udahogora, ubitubwire, hanyuma tuzabyigeho tuconsideringe nyine igitekerezo cyawe. Ndabashimiye cyane rero, naho ubutaha nkomeze nirire pizza.